Ese wari uzi ko hari abagore benshi bakuramo inda mu mezi 3 ya mbere yo gutwita kandi rimwe na rimwe batazi impamvu yabiteye? Hari abagore bashobora kubyuka bagasanga amaraso yavuye kandi baryamye ari bazima, cyangwa se agakangurwa mu ijoro nuko ari kuva amaraso, nyuma kumva ububabare niyo bwaba buke, yareba neza agasanga n'inda iri kuvamo. Iyo bigenze gutyo usanga umugore yishinja ko bitewe n'akazi kenshi yakoze, akibaza se niba ari urugendo yagenze rwabiteye, cyangwa se akibwira ko byatewe n'ibyo yariye. Nyamara mu by'ukuri impamvu zitandukanye zituma inda zivamo mu mezi 3 ya mbere yo gutwita ntizituruka ku makosa y'umugore, kuko hari ibibazo bishobora kuba byarabaye kuva mbere urusoro rugisamwa, hakaba n'izindi ndwara cyangwa se impinduka zibera mu mubiri w'umugore zishobora kubigiramo uruhare. Niyo mpamvu ari ingenzi cyane ko buri mugore wese uteganya gusama, umugore utwite cyangwa se umuntu ufite uwo mu muryango utwite, amenya impamvu zishobora gutuma inda ivamo mu mezi 3 ya mbere yo gutwita kugira ngo abone uko azirinda. Kurikirana ikiganiro cyose kugera ku musozo biragufasha kumenya impamvu washobora kwirinda, umenye n'impamvu wahangana nazo ukoresheje imbaraga bitewe n'uko zaba zifitanye isano n'imiterere y'urusoro cyangwa se ibindi bibazo by'imbere mu mubiri. Njye tugiye kubana muri kino kiganiro, ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze. Nitwa Miriam, naho mu kanya. Kuvamo kw'inda mu mezi 3 ya mbere yo gutwita ni ikibazo gikunze kubaho ku bagore benshi, ariko akenshi kikaba kibaho mbere y'icyumweru cya 12 cy'inda. Hari igihe biba bidaturutse ku makosa y'umubyeyi, ahubwo bikaba biterwa n'ibibazo byabaye mu iremwa ry'umwana kuva gisama. Impamvu ya mbere ituma umugore akuramo inda mu mezi 3 ya mbere yo gutwita ni amakosa mu turemangingo ndangasano aritwo twitwa koromozome. Iyi niyo mpamvu ikunze gutera kuvamo kw'inda cyane kurusha izindi mu mezi 3 ya mbere yo gutwita. Iyi ntangangore n'intangangabo bihuye, hagomba kuboneka umubare nyawo wa koromozome cyangwa se uturemangingo ndangasano tugena imikurire y'umwana. Mu turemangingo ndangasano rero hari igihe hamwe amakosa muri uwo mubare cyangwa se mu miterere yazo, maze bigatuma inda igira ikibazo kuva igisamwa, maze bikayikururira kuvamo mu mezi 3 ya mbere yo gutwita. Impamvu ya kabiri itera inda kuvamo mu mezi 3 ya mbere yo gutwita ni infection zimwe na zimwe. Hari mikorobe cyangwa virusi zimwe zishobora gutera ikibazo ku nda ikiri nto, maze bigatuma ivamo. Urugero ni nk'indwara ya mburugu cyangwa se infection urinere, cyangwa indwara zirangwa n'umuriro ukabije nka malariya y'igikatu. Izi ndwara zishobora kwangiza urusoro cyangwa zigatuma inda itabasha gukomeza gukura maze ikavamo. Impamvu ya gatatu ituma inda zivamo mu mezi 3 ya mbere yo gutwita ni indwara zitavuwe neza cyangwa se zitagenzurwa neza. Urugero ni nk'indwara ya diyabete, indwara za tiroyide, umuvuduko ukabije w'amaraso, indwara z'impyiko ndetse n'indwara zimwe na zimwe z'umutima. Tukiri aha, reka turebe uko indwara ya diyabete ishobora gukuramo inda ikiri nto mu mezi 3 ya mbere yo gutwita. Iyo umugore cyangwa umukobwa arwaye diyabete kandi isukari yo mu maraso ikaba itagenzurwa neza, cyane cyane mu ntangiriro z'inda, ibyago byo gukuramo inda biriyongera cyane. Iyi sukari ibaye nyinshi mu maraso ibangamira imikurire y'umwana ugitangira kuremwa, maze imikorere mibi y'urusobe rw'imitsi ndetse n'urw'amaraso bigatuma umwana atagerwaho na ogisijene ndetse n'intungamubiri bihagije, maze inda ikikoroga bigatuma ivamo. Naho indwara za tiroyide zo, kubera ko ako gace ka tiroyide kaba mu ijosi gasanzwe gakontorora ikorwa ry'imisemburo, iyo karwaye imisemburo ishobora kuba mike cyangwa se ugasanga ibaye myinshi cyane. Ibi bikabangamira imikurire y'umwana, maze ibyago bituma inda ivamo bikiyongera cyane. Umuvuduko w'amaraso ukabije nawo ushobora kwangiza imiyoboro mito y'amaraso igaburira inda, maze umwana akabura amaraso na ogisijene bihagije, bikabuza ingobyi igaburira umwana kuremwa neza no gukora uko bikwiye mu ntangiriro z'inda, bikongera ibyago byo kuvamo kw'inda. Muri make, umuvuduko w'amaraso ukabije ushobora gutuma inda ivamo binyuze mu kugabanya amaraso n'intungamubiri bigera ku mwana no kubangamira imikurire n'imikorere isanzwe y'ingobyi irera umwana. Iyo izi ndwara zose twavuze haruguru zitavuwe neza rero,
zishobora kubangamira imikurire y'urusoro rugitangira kuremwa ndetse no gukura, maze inda ikavamo. Impamvu ya kane ituma inda zivamo mu mezi 3 ya mbere yo gutwita ni imyaka myinshi y'umubyeyi. Iyo umugore asamye arengeje imyaka 35, ibyago byo gukuramo inda biriyongera cyane. Iyo imyaka y'umugore igenda yiyongera, ubwiza bw'intangangore bugenda bugabanuka cyane. Ibi bishobora gutuma habaho amakosa mu mikurire y'urusoro, maze bigatera inda kuvamo. Abagore basamye bafite imyaka 40 irenga baba bafite ibyago byinshi kurushaho byo gukuramo inda ugereranyije n'abakiri bato. Impamvu ya gatanu ituma inda umugore atwite ishobora kuvamo mu mezi 3 ya mbere yo gutwita ni ibibazo bya nyababyeyi. Hari abagore bamwe na bamwe bafite ibibazo by'imiterere ya nyababyeyi bidasanzwe bishobora gutuma urusoro rutabasha gukura neza. Urugero ni nk'iyo hari nk'ibibyimba cyangwa se ugasanga afite imiterere idasanzwe ya nyababyeyi yavukanye mu gihe cye cyo kuvuka. Ibi bishobora gutuma urusoro ruburamo ifato, rukabangamirwa cyane, ntirushobore gukura neza, maze bigatuma inda ivamo. Naho impamvu ya gatandatu ni imirire mibi. Imirire mibi ishobora gutuma umubiri ubura intungamubiri zikenewe kugira ngo urusoro rukure neza. Urugero ni nko kubura acide folique, proteine cyangwa se vitamine zimwe na zimwe. Naho impamvu ya karindwi ituma inda zivamo mu mezi 3 ya mbere yo gutwita ni umubyibuho ukabije cyangwa se kunanuka bikabije. Abagore bafite umubyibuho ukabije cyane cyangwa se abagore bananutse cyane bakunda kugira ikibazo cy'ihindagurika ry'imisemburo, maze bikagira uruhare mu gutuma inda ivamo mu ntangiriro zo gutwita. Impamvu ya 8 kandi ituma inda ishobora kuvamo mu mezi 3 ya mbere yo gutwita ni ukwirwanya k'umubiri ubwawo. Hari igihe umubiri ushobora kwibeshya ukarwanya ibice byawo. Rimwe na rimwe sisiteme y'ubwirinzi bw'umubiri ishobora kwibeshya igafatira umwana nk'umunyamahanga uyinjiriye, maze ikagira reaction ituma habaho kubyimba kw'inkondo y'umura, hakazamo umuriro mu maraso ayitemberamo, bikabangamira gufata kw'inda aribyo byitwa implantation, ndetse n'ingobyi irera umwana ntikore neza, maze bigatera inda kuvamo. Ibi bikunda kubaho cyane iyo umuntu afite indwara za autoimmune. Naho impamvu ya 9 ishobora gutuma inda ivamo ikiri ntoya mu mezi 3 ya mbere yo gutwita ni ugutwitira hanze ya nyababyeyi. Hari igihe inda ishobora gufata mu muyoboro w'intanga aho gufata muri nyababyeyi uko bisanzwe, kandi akenshi iyo nda ihita ihagarara gukura kubera ko nta umwana akurira hisanzuye, cyangwa se ikavanwamo n'abaganga kugira ngo ubuzima bw'umubyeyi butagira ikibazo. Impamvu ya 10 kandi ituma inda ivamo mu mezi 3 ya mbere yo gutwita ni igihe umugore yigeze gukuramo inda kenshi. Umugore wigeze gukuramo inda inshuro nyinshi ashobora kugira ibyago byinshi byo kongera agahura n'icyo kibazo. Ibi bishobora guterwa n'impamvu z'imiterere y'umubiri w'umugore cyangwa se uburwayi butuma implantation ariko gufata k'umwana mu mura aho agomba gukurira budakunda neza, maze inda ikavamo. Impamvu ya 11 ishobora gutera inda kuvamo ikiri ntoya mu mezi 3 ya mbere yo gutwita ni impamvu zitazwi. Hari igihe umugore akuramo inda ariko abaganga ntibabone neza impamvu nyayo yabiteye. Ibi ni ibintu bibaho kenshi. Nubwo haba hatabonetse impamvu y'ukuri, ntibivuze ko umubyeyi ari we wabigizemo uruhare, ko akenshi nyuma yo gukuramo inda rimwe abagore benshi bongera gutwita kandi bakabyara abana bameze neza. Impamvu ya 12 ituma inda ivamo ikiri ntoya mu mezi 3 ya mbere yo gutwita ni ukunywa inzoga. Inzoga zigira ingaruka mbi ku mwana ukiri kuremwa kuko bibangamira ikorwa ry'ingingo z'umwana, bigatuma ahura n'ibibazo by'imikurire, maze bikongera ibyago byo kudafata k'urusoro mu mura, bigatera inda kuvamo. Nk'uko tumaze kubibona, kuvamo kw'inda mu mezi 3 ya mbere yo gutwita bishobora guterwa n'impamvu nyinshi zitandukanye, harimo izifitanye isano n'ubuzima bw'umubyeyi, ndetse hari n'izindi ziterwa n'indwara cyangwa se imibereho ya buri munsi. Icy'ingenzi buri muntu wese akwiye kumenya ni uko gukuramo inda muri aya mezi 3 abanza yo gutwita bidaturuka gusa ku ikosa ry'umugore, kuko hari abagore benshi bakurikiranwa neza bakita no ku mabwiriza bahabwa n'abaganga, ariko inda ikanga ikavamo bitewe n'impamvu zitari mu bushobozi bwabo bwo kuzirinda. Niyo mpamvu umuntu adakwiye kwihutira kwishinja cyangwa gushinja undi muntu mugenzi we igihe ikibazo nk'iki cyabayeho. Ku bagore bose batwite cyangwa se abateganya gusama, ni ngombwa cyane kwitabira gahunda zose zo kwipimisha kwa muganga hakiri kare kugira ngo harebwe uko ubuzima bwe buhagaze,
ndetse hakumirwe n'ibibazo bishobora kugira ingaruka kuri uwo mubyeyi atwite. Niba ufite indwara nka diyabete, umuvuduko ukabije w'amaraso, indwara za tiroyide cyangwa se izindi ndwara zidakira, ni ngombwa kuzigenzuza neza kwa muganga no gukurikiza inama uhabwa n'abaganga mbere yo gutwita cyangwa se mu gihe cyo gutwita, kuko bishobora kugabanya cyane ibyago byo guhura n'ibibazo mu ntangiriro z'inda. Igihe cyose ufite ikibazo cyangwa se ufite impungenge ku buzima bwawe cyangwa ku nda utwite, ni ngombwa kwegera muganga cyangwa se ikigo nderabuzima kikwegereye bakakugira inama kandi bakagufasha. Nkwifurije kugira ubuzima bwiza bw'umubyeyi n'ubw'umwana. Ndagushimiye. Mugire amahoro, naho ubutaha. Ndagukangurira gukora like kuko ni ingenzi cyane, ukore subscribe, ukore kukazogera kugira ngo tujye tubana mu bindi biganiro.